أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ishimwe nikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, intumwa sozereje izindi, intumwa ya nyuma Imana yohereje hano ku isi rahmatan lil alamin, ari impuhwe ku batuye isi bose muri rusange. Hanyuma bavandimwe b'Islam, kuri uyu munsi nyuma ya salatu al-maghrib abari ku wa gatanu tuba dufite isomo rya tafsiri ya Qur'ani ntagatifu, aho tuganira ku bisobanuro byagutse by'igitabo gitagatifu cya Qur'ani. Tukaba twarahereye ku iherezo rya Qur'ani kubera ko hari qisaru suwar, amasura magufi ayo kenshi twese dukunda gukoresha cyangwa tuba tuzi. Byabaye byiza rero ko dutangira gusesengura Qur'ani ariyo duhereyeho, kugira ngo no mu kuyasoma tujye tuyasoma tuyumva tunumva neza ubutumwa Allah subhanahu wa ta'ala dushyikirije buyakubiyemo. Isura rero duheruka kuganiraho ni suratu Az-Zalzila. Murabyibuka iyi sura yitiriwe umutingito, twayiganiriyeho byinshi, tuganira ku mutingito nka kimwe mu bimenyetso bikomeye by'umunsi w'imperuka. Nyuma yo kuganira kuri suratu Az-Zalzila, twaganiriye ku ruhererekane rw'amasomo atandukanye, agendanye n'umunsi w'imperuka, ibimenyetso byawo, ibito ndetse n'ibinini. Hanyuma tugera no kuri suratu Az-Zalzila ubwayo, turayisesengura ku buryo burambuye. Hanyuma uyu munsi insha Allah ta'ala tukaba dufite isomo rishya, ari ryo suratu Al-Bayyina. Hanyuma mwibuka ko hari ikintu rero nabasezeranije ubushize ko insha Allah ta'ala dushobora kuzaganira kuri kimwe mu bintu bizaba ku munsi w'imperuka, aricyo khutba ya shaytani. Khutba ya shaytani rero iyi dushobora kuzayigarukaho mu masomo ari imbere. Khutba ya shaytani nyuma y'abantu gushyirwa mu ijuru n'abandi gushyirwa mu muriro, dushobora kuzayiganiraho mu masomo yacu ari imbere, ariko isomo dufite uyu munsi nonaha ni suratu Al-Bayyina. Suratu Al-Bayyina hiya madaniya, iyi sura yamanukiye i Madina. Iyo tuvuze ngo isura yamanukiye i Madina n'isura yamanukiye i Maka, ni bande baba bazi icyo ibingibi bivuze? Naam, ababizi batubwire, ababyibuka. Mwarabizi? Ndarabizi. Muri uru ruhande arabizi. Naam, haje isura zamanukiye i Madina ni sura, umwihariko wazo ni uwuhe? Harimo akantu bumvishije, ziganira ku mategeko. Naam, isura suwaru al-madaniya, isura zamanukiye i Madina, muri khasa'is zazo, muri properties z'aya masura, nuko akenshi ziganira ku mategeko, mu gihe isura zamanukiye i Maka ziganira kuri tawhid. Ariko noneho iyi suratul Bayyina tugiye kuganiraho ni isura ikubiyemo ubutumwa burebure, ariko Nyagasani subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri ntabwo yaganiriye cyane ku mategeko. Nibyo hano muri iyi sura turaza gusangamo isala, dusangemo izaka, dusangemo n'ibindi bintu, ariko nanone iyi sura iganira kuri tawhid, ndetse ikaganira kuri tawhid cyane, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala akaganira no ku bantu batari bamenya Imana, batari bamenya tawhid, batari bamenya la ilaha illallah. Mu ntangiriro y'Ubuislamu, cyangwa se turamutse tugarutse ni Maka, mbere yuko intumwa y'Imana n'abayisilamu bimukira i Madina, mu ntangiriro y'Ubuislamu i Maka, intumwa y'Imana ikigitangira kwigisha la ilaha illallah, yahuye na challenge, yahuye n'imbogamizi. Imbogamizi ya mbere yari ikomeye mu banyemaka ni mushrikuna. Ni bande? Iyo tuvuze mushrikuna bo ku gihe cy'intumwa y'Imana cyangwa se na mbere y'Ubuislamu, bari abantu, mushrikuna b'icyo gihe bari abantu batemera Imana burundu, ahubwo bemera bakanasenga bakanagaragira ibigirwamana. Abo bantu rero bari mushrikuna.
hanyuma nanone mu ntangiriro y'Ubuislamu dufite nanone abandi bantu, abo bantu Qur'an yabise ahlul kitab. Ahlul kitab ni abantu bahawe ibitabo, bahawe igitabo, nabo turaza kubavuga. Aba bombi ni abantu bari bariho mu ntangiriro y'Ubuislamu, ariko cyane cyane imaka intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari ifite imbogamizi ya mushrikun, kuko imaka niho habaga abo bangikanyamana benshi. Mwibuka nibyo bari barakoze kuri Al-Kaaba, murabyibuka kuri Al-Kaaba bari barayikikije ibigirwamana. Noneho iyo tuje i Madina tuhasanga nanone challenge y'aba bantu b'abangikanyamana naho bari bahari, ariko noneho i Madina hakiyongeraho n'ikindi kintu. Hari imiryango y'abayahudi bari bahatuye nka Banu Qurayza na Banu Nadir na Banu Qaynuqa n'abandi. Iyo miryango y'abayahudi nabo bari muri ahlul kitab, of course nkuko tubuza kubibona, ariko mu by'ukuri nabo ubutumwa bw'intumwa y'Imana bwarabatunguye ndetse bunababera challenge. Noneho i Madina hakiyongera n'indi challenge ya gatatu y'abantu baje kugaragara nyuma, ari bo biswe al-munafiqun, indyarya n'abanafiki. Al-munafiqun zari indyarya i'tiqadi z'imyemerere. Mukuru wazo yitwaga nde harya? Muramwibuka? Bamwitaga Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ra'sul munafiqin. Bas ubwo rero iyo tugarutse imaka tuhasanga al-mushrikun, ababangikanyamana. I Madina tukahasanga al-mushrikun, tukahasanga ahlul kitab, tukanahasanga al-munafiqun, abantu batatu. Aha rero mu ntangiriro z'Ubuislamu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ubwo yigishaga Ubuislamu imaka, ababangikanyamana ntibigeze bakunda Ubuislamu. Icyambere bafashe idini ya Islam nk'idini igiye kuza igasenya iriya myemerere bari bafite, igasenya iriya gakondo bari bariho gusenga ibigirwamana, kikaba ikintu gishya. Hanyuma n'abari bayoboye iryo dini gakondo ry'ababangikanyamana nabo bagata agaciro, kubera ko haje idini y'ukuri kandi ifite intumwa. Urumva nabo barimo gutekereza ko bafite ikintu bagiye kubura. Bagombaga gusansibiriza ku rundi ruhande kugira ngo abantu batemere intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bagombaga gukoresha izindi ngufu kugira ngo abantu barwanye intumwa y'Imana kandi ntibazemere iki Ubuislamu. Aha rero niho Nyagasani subhanahu wa ta'ala atangirira iyi nkuru iri muri Isura. Imana iratubwira iti lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala avuze bangaye hano babiri. Aravuze ati lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina. Imana muri aya itubwiye ikintu gikomeye cyane. Iravuze iti bariya babangikanyamana bari batuye imaka, ndetse n'abahakanye mu bahawe igitabo. Abahawe igitabo turaza kuza kubaganiraho, ndetse turanaganire kubahakanye muri bo ndetse n'abemeye muri bo. Wibuke ahlul kitab aha turimo kuvuga n'abariho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ntabwo ndi kubagereranya n'abariho muri iki gihe cya none aha ngaha, kubera ko bashobora kuba bafite hagati y'abitandukaniro kandi rinini. Ubwo rero Imana iti abahawe igitabo, abahakanye mu bahawe igitabo bagahakana intumwa y'Imana bakanga kuyemera, kubera iyo mpamvu bakitwa kufar kandi bari mu bahawe igitabo. Bivuze ngo no mu bahawe igitabo hari harimo abemeye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu gihe cyayo, ariko batari kufaru. Hari n'indi mirongo ya Qur'ani ibagaragaza ikananabatandukanya bitari nabyo mu by'ukuri kubitiranya n'ab'iki gihe. Imana rero iti abahakanye muri abo bahawe igitabo nibemere ko intumwa y'Imana ari intumwa, nibanemere ko idini ya Islam ari ukuri. Wal mushrikin, n'ababangikanyamana, aba bantu ntibigeze bagera ku ndunduro yabo, munfakina, ntibigeze bagera ku ndunduro yabo hatta ta'tiyahumul bayyina, mpaka Qur'ani banze bamanukira. Nukuvuga ngo Qur'ani imaze kuza, ukwidegembya kwa bari abantu kwahise kurangira, kubera ko icyo bavugaga Qur'ani yarakinyomozaga. Iki murabeshya, dore ukuri nguko. Ugusenga ibigirwamana Qur'ani irabisenya. Imana iti ntibigeze bagera ku ndunduro yabo usibye nyuma yo kumanurirwa igitabo cya Qur'ani ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tayib, reka tugaruke kuri aya.
lam yakuni alladhina kafaru, abahakanye mu bahawe igitabo. Abahawe igitabo ni bande? Dufite ibitabo bibiri byakabaye biriho cyangwa se ibisigisigi byabyo cyangwa se ibisigarizwa byabyo ku gihe cy'intumwa y'Imana. Icya mbere ni ikihe? At-Taurat yari yarahawe nde? Musa alayhi salam. Mbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam hariho abantu bemeraga iki gitabo cya Taurat. Hariho abantu bacyemera kandi bari no ku murongo wacyo banubahiriza n'amategeko akirimo. Abo ngabo ni ahlul kitab. Hanyuma abakabiri abo ngabo akenshi bari biganje mu miryango y'iki? Y'Abayahudi. Hanyuma tukanagira an-Nasara nabo nabariho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ariko bari bafite ibisigisigi n'ibisigarizwa bituruka mu kihe gitabo? Al-Injil. Abo rero nabo bose Qur'an yabise ahlul kitab, abahawe igitabo. Abo rero muri bo hari ababonye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam barayemera kubera iki? Isanzwe yanditswe mu bitabo byabo, isanzwe yarahanuwe mu bitabo byabo. Nka Injil as-sahih nuko yari yarahanuye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahlul kitab bari barasomye intumwa y'Imana n'ibisigizo byayo, bamubonyemo baravuga bati naam, uyu koko ni intumwa. Abo ngabo rero Qur'an ifite icyo bavuzeho. Hari n'abahakanye muri bavuga bati oya, uyu nguyu ntabwo ari intumwa. Abo rero nibo Qur'an ivuga hano. Ni ukuvuga ngo ibyo bakoraga byose n'ibyo bari bafite bemeraga mu iyobokamana byose byabaye imfabusa, ari uko Nyagasani subhanahu wa ta'ala yohereje igitabo gitagatifu cya Qur'ani gihishuriwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naho al-mushrikun, ababangikanyamana, abavugwa aha ni abantu basengaga ibigirwamana, batari barigeze bemera bya bitabo navuze, ntibigeze baba min ahlil kitab, ntibigeze bemera ivanjiri y'icyo gihe cyangwa ngo bemere Taurati y'icyo gihe ya Musa alayhi salam. Abo rero basengaga ibigirwamana, bari mushrikun. Ubwo rero aba nabo imyemerere yabo n'ibyo bariho muri icyo gihe ntibyigeze bita agaciro, usibye igihe Qur'an yari imaze kumanuka. Qur'an imaze kumanuka yishica umurongo, iravuga iti iyi ni shiriki, ibi bintu ni ibinyoma, abantu ntibakwiye gusenga ibi bintu, ahubwo bakwiriye gusenga nde? Allah subhanahu wa ta'ala. Ashiriki, bavandimwe b'Islam, iyo tugarutse kuri ashiriki, shiriki ni iki mu magambo? Wabuze ibisobanuro bya shiriki. Shiriki ni iki? Naam, wabaze shiriki yatwunganira twumva. Ashiriki, tafadhali. Naam. Naam. Allah aravuze ati shiriki ni ugusenga ikitari Allah. Naam. Ashiriki huwa musawatu ghayru Allahi billahi. Ashiriki ni ukuringaniza n'Imana ikitari Imana, ni ukuringaniza ikitari Imana n'Imana, fima huwa haqqullah, mukuri gukwiye Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo Allah yarakwiye ukagiha undi muntu, icyo gihe ubukoze iki? Ubukoze shiriki. Ari nabyo aba bantu b'icyo gihe bakoraga kurusha ibindi. Ka an yad'u wal asnam, ho gusenga ibigirwamana. Aba bantu b'Imaka basengaga iki? Ibigirwamana. Yastaghithu biha, imvura yaratindaga bakajya ku kigirwamana bakekaga ko kigusha imvura bakagisenga. Au yanzuru, au inadhiri, murayizi inadhiri ni iki? Inadhiri ni bande bazi inadhiri? Naam, tafadhal. An-nadhru, inadhiri ni umuhigo. So umuhigo, inadhiri ni umuhigo. Ninde muntu waduha formati y'umuhigo akatubwira ati umuntu ahiga atya? An-nadhru. Naam, tafadhal. Naam, harimo umuntu ushobora kuvuga ati nimbona urubyaro, wenda akaba amaranye n'umugore cyangwa umugore umaranye n'umugabo nk'imyaka nk'umunani, akavuga ati Imana nimfasha nkabyara nzafunga iminsi ngahe? 3. Imana muri Qur'an yaravuze iti yufuna bin nadhri, abemera Imana nyabo iyo ahigiye ikintu Allah subhanahu wa ta'ala aragihigura. Iyo yashyizeho umuhigo, yufuna bin nadhri, arawuhigura. Niba usezeranije Imana ikintu ugomba kukizirikana.
ويخافون يوما كان شره مستطيرا abemera Imana nyabo batinya gushiraho inaziri bazishiriyeho Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko baba batinya neza ko igihe nikigera izo naziri bakaba batarazishize mu bikorwa bazabibazwa. An-nazru rero hari abantu bahigira nanone shitani bagahigira ikitari Imana, akavuga ati nimbona iki niki nzabaga wenda ihene wenda nzayibagira runaka cyangwa nzayibagira iki niki mu bintu bitari Imana abantu babagira. Imana muri Qur'an yaravuze iti fasalli li rabbika, isala zose wadukwiriye gusenga ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar, no kubaga wadukwiriye kubagira ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Kubagira ikitari Allah ni shiriki, gusenga ikitari Allah ni shiriki. Hanyuma hari n'ikindi kintu nanone tukiraho umuntu ashobora kuvuga kuri shiriki. Kuri shiriki nanone harimo ikintu cyitwa al-istighatha. Al-istighatha ni ugusaba ikitari Imana. Hanyuma hakazamo n'ikindi kintu cyitwa at-tawassul. Shiriki iriho ikomeye cyane y'abantu b'iki gihe ni tawassul. Tawassul ni nde muntu yizira gatubwire tawassul ni iki? At-tawassul. At-tawassul naam tafadhal. Umva tawassul cyari cyo. Wabyumvishije? Atawassul nukunyuza amasengesho ku kindi kintu, nukunyuza amasengesho. Wowe urabizi neza ko uri busubize igisubizo ninde? Ni Allah. Ariko noneho aho gusaba Imana direct ukanyuza ubusabe bwawe ku kindi kintu. Mwabyumvishije? Ukanyuza ubusabe bwawe ku kindi kintu. Ndaguha urugero rwa Bikira Mariya. Hari abantu banyuza amasengesho kuri Bikira Mariya, bakavuga bati Bikira Mariya utuvuganire kwa Nyagasani, sibyo ra? Utuvuganire kwa Nyagasani. Iyo ngiyo ni iki? Ni tawassul. Ntabwo mwari mwumva imvugo isa nk'iyo ngo Bikira Mariya utuvuganire kwa Nyagasani? Iyo ngiyo ni tawassul. Arashaka ko Imana hari ikintu imufasha, ariko ubusabe yakaba yasabye Imana bunyujije kuri nde? Kuri Bikira Mariya. Icyo umuvandimwe yaravuze rero, nanone dufite igice cy'abantu bakora ubu bwoko bwa shiriki imeze gutya, aho bafata amasengesho n'ubusabe bakabinyuza kuri nde? Kuri ahlul bait, ku bantu bo mu muryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni shiriki, hada shirkun. Atawassul bil amwat, umuntu uriho ukora ibikorwa byiza. Mukurikira mwumve uyu muryango wa tawassul kuko nawe uri mu miryango ya shiriki. Iyo umuntu ukoze nabi, atawassul iremewe, tawassul iremewe, kunyuza amasengesho, gusaba ikintu ngo kigusabire kuri Nyagasani subhanahu wa ta'ala biremewe, ariko kuri conditions zikurikira. Icyambere, uwo muntu ashobora kuba yagusabira kuri Allah subhanahu wa ta'ala ariko akiriho. Abisobanukiwe? Akiriho ushobora kuvuga utebana wowe mbambona uramutse iyo usabye Imana igusubiza wansabiye Allah subhanahu wa ta'ala akankuriraho ikigeragezo. Wabyumvishije? Ariko uyu muntu aracyariho. Iyo amaze gupfa bibe birangiye. Iyo umusabye ni shirki, kubera ko ntushobora gusaba, ntushobora kubwira umuntu utakumva wapfuye ibyo byararangiye ngo agusabire Allah subhanahu wa ta'ala gukuriraho ikigeragezo. Ndasubiramo, atawassul ni ugusaba Imana subhanahu wa ta'ala ariko unyujije ku kindi kintu. Iyo ari umuntu condition, agomba kuba ari umuntu ukora ibikorwa byiza kandi akiriho. Iyo yapfuye nka Bikira Mariya ntabwo yagukorera tawassul. Kubera iki? Ntawe uriho nonaha, ntabwo amuvugisha ngo yumve, ntabwo amubwira ngo yumve. Ariko mu gihe yari akiriho, ni n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam washoboraga kubaza ukayibwira uti ya Rasulullah, nsabira ku Mana inkorera iki niki, nsabira ku Mana imfashe iki niki. Nimo murabyumva ibyo bintu. Ariko noneho atakiriho nonaha ngaha ntushobora kuvuga uti ya Rasulullah, uti n'umwe y'Imana mfasha. Iyo bikoze gutyo iyo ngiye aba ari shiriki. Hanyuma ubundi bwoko bwa tawassul yemewe ni ndubuzi. Tawassul ya mbere ni ugusaba, ni ukunyuza amasengesho, ni ugusaba Imana subhanahu wa ta'ala usabiwe, ntabwo ari ukunyuza amasengesho, usabiwe n'umuntu ukiriho ukora ibikorwa byiza, icyo kiremewe. Icya kabiri cyemewe ni ikihe? At-tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil amal as-salih, gusaba Imana wifashishije igikorwa cyiza, ukicara ukavuga uti Imana Nyagasani,
kubera ko iki gikorwa nagikoze kubera wowe. Urimo urumva nagusabye Imana direct, ahubwo banje gucomekamo ikintu cy'ibikorwa byiza wakoze. Uravuze uti Mana Nyagasani, kubera ko iki kintu nagikoze kandi nkagikora kubera wowe, ndagusabye ngo unkurireho ikigeragezo kinkomereye. Iyo ni tawassul y'ibikorwa byiza, gusaba Imana subhanahu wa ta'ala unyujije ku bikorwa byiza. Ashiriki rero iyo utabikoze gutyo ugasaba ngo uwapfuye agusabire, ibyo ngibyo ni shiriki. Imana muri Qur'an yaravuze iti walau ashraku, abazabangikanya Imana, la habita anhum ma kanu ya'malun, ibikorwa byabo byose bakoze bizanyuzwamo umukasi. Ikindi Imana iravuga iti walaqad uhiya ilayk, twaguhishuriye yewe Muhammad, wa ila alladhina min qablika, tunahishurira bakubanjirije mu ntumwa n'abahanuzi, la in ashrakta, nuramuka ukoze ibangikanya Imana, ugasenga ikitari Imana, ukabagira ikitari Imana, iki kintu cyo kubagandaza kukigarukaho, ukanyuza amasengesho ku kitari Imana, cyangwa se ukaba ushobora gutanga utanze ugasiba usibiye ikitari Imana. Imana yaravuze iti la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ibikorwa byawe bizangirika, wala takunanna min alkhasirin, kandi uzaba mu nyagihombo. Iswala waba usari zose iyo ukoze shiriki biba bibaye umuyaga uhuha, biba bibaye ivumbi cyangwa se umukungu. Zaka waba waratanze zose iyo ugiye kuraguza ku mupfumu, atawassul cyangwa se ukajya kuraguza ku mupfumu, ukajya ku mupfumu ukamubwira uti Imana wambwiye ko mfite ikibazo iki n'iki wakimfashije, ko mfite ikibazo iki n'iki wakinkuriyeho. Umupfumu akagutuma iki, akenshi bakunze gutuma inyamaswa kugira ngo bazibagire nde? Shayitani. Urimo urubashiriki. Imana muri Qur'an yaravuze iti fasalli li rabbika wanhar, uzajya usari kubera Allah subhanahu wa ta'ala, unabage kubera we. Wowe wanajye ukajya ku muntu akagutuma ihene kugira ngo yibagire shitani, koko akagutuma ihene kugira ngo yibagire shitani. Umuntu umwe aza kubwira aza kujya ku mupfumu, umupfumu aramubwira ati bana, ihene ugomba kuzanzanira ihene. Yuwe umupfumu nagahita shitani, ayita ndi abakurambere, ariko fil haqiqa ni shitani. Atugomba kuzazana ihene y'ibara rimwe, kandi iryo bara rigomba kuba ari umweru n'akandi kabara na gato kavanzeho. Basi miskin, kubera ko umuntu adafite tawhid, kubera ko umuntu atazi ko iyo ari ukubaga tubagira Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, bitemewe kubagira n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ku mpamvu iyo ari yo yose, kubera ko iryo nibangikanya Imana. Kubagira ikindi kintu kitari Imana nibangikanya Imana. Undi aragenda ihene arayishaka, arayihiga, arayishaka kubita umutwe hasi, ashyira abakomisiyoneri, arababwira ati Imana, igiciro cy'ihene nta kirimo, nukunzanira ihene ibara rimwe ry'umweru, nimuyibona muzajye mu masoko yose, nimuyibona muzayinzanire, ndayishaka. Hari umuntu ushaka kuyimamo umuti, nzabaha 1,100. Abantu bakajya bazinuka mu rukerera cyane bajya aho amasoko y'ihene arema, bakagenda bakagerayo, ihene bakayizana ari umweru, wajya gutyo ukabona ikintu cy'ikibara kimeze nk'inuza mu gahanga, ikintu cy'ikibara kiraje, sinzi ukuntu bayita ihene y'umweru ifite akantu k'umukara kaba kajemo kakayitobera icyasha. Bakagenda bakongera bagashaka ihene, wagira gutyo ukabona baza kuza kubona ihene imwe kiruhura, ihene imwe barayibona ari umweru ariko ifite akantu k'akarongo kutwoya dukeya k'umukara kitambitsemo gutyo. Baravuga bati nta yindi, tumaze igihe dushaka ihene z'uriya mugabo, ihene y'uriya mugabo nta yindi, iyi ngiyi reka tuyijyane. Bigira inama, baravuga bati ariko dukurikije kondisiyo duhaye ntabwo ari buyeme, kandi 1,100 turabihomba. Banyura ku bantu batera amarangi hiyasi, baravuga ati bana mwe mutuvangire wa muti wanyu mudusigira aha ngaha. Abantu barusora babwira bati bana reka tubavangire, so umwe urusa n'uyu nguyu, uyu nguyu ni 10 na kangahe 70 ingahe, baravanga ihene barayipuriza bati mu mushyire, abaye 1,100. Imana rero muri Qur'an yaravuze iti wala in ashrakta, nuko ribangikanya Imana, la yahbatanna amalu, ngibaze nk'iyo khizyu, cyo gihombo mu by'ukuri ku bintu bidakora, ukaba no mu mubare w'abantu mushrikun. Urumva icyo kintu. Wa min ashirki an ya'budu ghayra Allah ibadatan kamila, hari n'abasenga ikitari Imana, ibitari Imana burundu. Noneho hari n'igihe biba ku munota wa nyuma. Wibuke intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko yavuze. Intumwa y'Imana yaravuze iti wa inna ahadakum
la ya'malu bi'amali ahli aljanna, hari umuntu muri mwe ubaho ubuzima bwose akora ibikorwa by'abantu bo mu ijuru, asari gatanu ku munsi asiba, hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', ku buryo ababura nka metero imwe ngo yinjire mu ijuru kubera ibikorwa bye. Ariko ku munota wa nyuma fayamalu bi'amali ahli an-nar, agakora igikorwa cy'abantu bo mu muriro, fayadkhulaha, akawinjiramo. Bisaba kwitwararika cyane bavandimwe b'Islam. Umuntu ukabaho ubuzima bwose warwara. Dufite urugero rwiza kuri Ayubu alayhi salam, twamuganiriyeho. Mwibuka imyaka Ayubu yarwaye, abo twari kumwe muri iri somo murayibuka, imyaka 18 arwaye Ayubu alayhi salam. Shitani yaraje imuzanira inzoga, iramubwira iti ngiye nubwo ari inzoga ariko iravura, iyo uyinyweye ibibazo by'uruhu birarangira. Wibuke Qur'an kuvuga, Qur'an iratubwira iti wa idha maridtu fahuwa yashfini, iyo ndwaye umvura ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo narwaye Allah subhanahu wa ta'ala ni umvura. Nibivuze ko utajya kwa muganga. Imana muri Qur'an buri kintu yagishireho impamvu. Allah subhanahu wa ta'ala ni ukuvura. Ujya kwa muganga, numwe Imana niko yatwigishije, ndaza kubaho urugero. Ujya kwa muganga, umuganga akakuvura, ariko ukabuzi neza ko iyo ni impamvu ushizeho. Uvura ninde? Ni Nyagasani subhanahu wa ta'ala. None se wangisha makaguteze nakujyana kuri uwo muganga nkakubaza niba nabo yari yavura bagapfa, cyabavuye bagapfa kubera iki? Uvura ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi bari yavuye muganga bagapfa, nukuvuga ngo abo ngabo cyari igihe cyabo, Imana yari yabigennye. Icyo wavuza cyose wo ntanzira hari agari bube. Umugabo umwe abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afata indogobe cyangwa ingamiya ayitereka nka hariya, arangije abwira intumwa y'Imana ati nge niringiye Imana, tawakkaltu ala Allah, niringiye Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, ndabizi ko indogobe yanjye ntayiri bujye. Intumwa y'Imana iramubwira iti nuza ukayibona umbwire, ntayo uri bubone nugaruka. Genda ufate ikiziriko wizirike, nurangiza wiringira Imana subhanahu wa ta'ala. Wabyumvishije? Ni kimwe no gukinga ntushobora kurara mu nzu idakinze, uvuga ngo wiringiye nde? Allah subhanahu wa ta'ala. Ushyiraho impamvu zose zishoboka, warangiza ukiringira Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Aha rero wa min ashirki an ya'buda ghayra Allah ibadatan kamila, kuba umuntu ashobora gusenga ikitari Imana, iringiri naryo nibangikanyamana. Nyagasani subhanahu wa ta'ala azaturinde ibangikanyamana aho riva rikagera. Iyo tugarutse rero kuri iyi sura, Imana iti lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakin, bari abantu bahakanye imaka mu bari barahawe igitabo, nabavuze nabari bafite ibisigarizwa by'igitabo cy'ivanjiri, n'abari bafite ibisigarizwa by'igitabo cya Taurati cya Musa alayhi salam. Abo bantu barimo ibice bibiri, hari ababonye intumwa y'Imana barayemera kubera ko bayisomye muri ibyo bitabo yahanuwemo, hari n'ababonye intumwa y'Imana barayihakana, abo ngabo nabahakanye. Qur'an yabise kafaru, alladhina kafaru min ahli alkitab, bivuze ngo muri bo ababonye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bakayemera kubera ko imeze nk'iyo basomye mu bitabo byayo, abo nabemera Imana, na Qur'an yarabivuze ku burebure. Hanyuma abo babonye intumwa y'Imana bakayihakana, abo nabahakanye. Wal mushrikina, n'ababangikanyamana basengaga ibigirwamana, bagakora n'ibi byose navugaga bigize shiriki, bakabikorera ikitari Imana subhanahu wa ta'ala, bakabikorera ibigirwamana bibaje, bakabikorera buri kimwe kitari Imana subhanahu wa ta'ala. Icyari cyo cyose, cyaba izuba, cyaba ukwezi, cyaba gusenga umuriro, al-majusiya, hari abasenga umuriro. Imana yaravuze iti abo bantu bose lam yakun munfakina, ntibigeze barangira, ntibigeze bata umutwe, ntibigeze babura icyerekezo ngo babone ko ntacyo bakigihagazeho, hatta ta'tiyahumul bayyina, kugeza ubwo Qur'an yari imaze kumanuka. Qur'an imanutse bahise bavuga bati basi byacu birarangiye. Kubera iki? Uwari ahlul kitab akoresha ivanjiri yarabirebaga ko haje iki Qur'an, kandi urumva Qur'an niyo ako kanya ifite intumwa, ni nayo noneho wa muhaiminan alayhi, ni nayo irimo amategeko ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala no kuzura kw'idini rya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Urumva ibyo bindi byagombaga guhita bitiki agaciro. Bariya barabangikanyamana, urumva Qur'an yari imaze kuza ishyira ku mugaragaro Imana nyayo. Qul laqad jaa al-haq wa zahaqa al-batila, ukuri kwamaze kugaragara ndetse n'ikinyoma kiragaragara. Urumva niba abantu bari bafite ibigirwamana magana ngahe kuri al-Kaaba,
kandi Qur'an ikaba yaragaragazaga ko nta yindi mana iri ikwiye gusenga uretse Allah, urumva abo bantu nta rundi ruvugiro bari bagifite. Hatta ta'tiyahumul bayyina. Mu byiza rero by'iyi sura hari umusangirangendo witwa Ubay ibn Ka'b. Muramuzi Ubay ibn Ka'b? Muri hadith yakiriwe na Malik ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu aratubwira ati lamma nazalat, ubwo iyi sura yamanukaga, suratul bayyina, ariyo lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab, kugeza ku iherezo ryayo, Jibril amaze kuzana iyi mirongo y'iyi sura alayhi salam, yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri comment, amaze nyine kumushyikiriza sura barimo baganira ibintu bisanzwe, yaramubwiye ati ya Rasulullah, intumwa y'Imana, inna rabbaka ya'muruka an taqra'aha an tuqri'aha Ubayya. Imana yagutegetse, Imana yategetse ko iyi sura uyigisha umusangirangendo, uyisomera umusangirangendo witwa nde? Ubay ibn Ka'b. Uyu musangirangendo muramuzi, hari ubwo twazabona umwanya tukamuganiraho insha Allah ku mateka ye kuri Qur'an. Ubay ibn Ka'b, uyu musangirangendo, urumva uwo muntu agaciro ke. Jibril abwira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, aramubwira ati inna Allah ya'muruk, Imana yagutegetse gusomera iyi sura Ubay. Intumwa y'Imana yagombaga kubikora nk'uko yabitegetswe. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Ubay, intumwa y'Imana yashatse uyu musangirangendo Ubay, irangije irabimubwira, iramubwira iti Ubay, inna Jibril amarani an uqri'aka hadhihi sura. Intumwa y'Imana ibwira Ubay, iramubwira iti Ubay, Jibril yamaye message ivuga ko Allah yanegetse kugusomera no kukwigisha iyi sura, suratul bayyina. Umva ikintu cyatangaje, imva ikibazo Ubay yisabaza. Yesu avuga ati waqad dhukirtu ya Rasulullah, ubwo Jibril yakubwiye n'izina ryanjye? Urimo urumva abasangirangendo babayeho mu bihe byiza. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti khairul quruni qarni, beza muri mwe naba ndi kumwe nabo nonaha nibo ba mbere. Abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umuntu agafata abantu nk'aba akabatuka, yarangiza akakubwira ngo njye inyuma, kamujya inyuma n'ibikanzu. Umuntu agafata umuntu nk'uyu Ubay, umuntu Allah abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ati iyi sura mwishuriye yigisha uyu musore, umuntu agatinyuka akamutuka, umuntu agatinyuka akavuga ngo uyu muntu ntiyari umusilamu, umuntu agatinyuka akavuga ngo abasangirangendo b'intumwa y'Imana ntacyo baricyo, yarangiza akaguhamagara ukamujya inyuma. Nimubazi ko bajya batuka abasangirangendo b'intumwa y'Imana? Mwitonde cyane mu by'ukuri. Ubay ibn Ka'b, intumwa y'Imana imaze kumuha iyi message, imaze kumuha ubutumwa, yari afite amatsiko yo kumva niba Allah subhanahu wa ta'ala yamuvuze muri message ati waqad dhukirtu, kuko muri iyo message izina ryanjye ririmo. Intumwa y'Imana iramubwira iti naam. Ubay yakoze iki? Fabaka Ubay, uyu musore yararize, yananiwe kwihangana ararira kuba message ya Jibril alayhi salam yari irimo izina rye radiyallahu ta'ala anhu. Muzanabibona amashuri menshi yigisha Qur'ani ku isi harimo ayitiriwe uyu musangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni Bugande hari ishuri rahari ryitwa Ubay ibn Ka'b, madrasa markaz Ubay ibn Ka'b litahfiz al-Qur'an al-Karim. Mashuri yigisha Qur'an yagiye yitirirwa no musangirangendo kubera ibigwi afite muri Qur'an. Aha rero iyi hadith nanone tuyibona kundi musangirangendo ariwe Qatada, أنس بن مالك، أنس بن رموزي قال، أنس رتبقرتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إيمان يبقي أبي بن كعب إرمبقرتي إن الله أمرني أن أقرأ عليك إيمان نجسك كيجي سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب كجزك كيرزو جسورة. قال أبي رفقتي وسماني لك أسكوكو Jibril yakubwiye izina ryanjye? Qala naam. Intumwa y'Imana iti naam, ni wowe Ubay yakumbwiye. Fabaka, Ubay ananirwa kwihangana ararira. Naam. Hanyuma Ubay ibn Ka'b iyi nkuru arayitwibwirira we ku giti cye. Musangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala, yaravuze ati inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala li, umunsi umwe intumwa y'Imana yaraje irambwira iti inna Allah amarani an aqra'a alayka al-Qur'an, Imana yanegetse kugusomera Qur'ani, yanegetse kukwigisha isura mu isura zigize Qur'ani. Faqara'a, icyo gihe yansomeye inananyigisha lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab. Qal faqara'a fiha, hanyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam
mu bindi yambwiye. Ni ukuvuga ngo uku nguku niko idini ya Islam imeze. Iyi hadisi tuyibonye bwa gatatu, mukanya twigeze kuyibona ivuye ku musangirangendo, mukanya tuyibona nanone ivuye kuri Anas ibn Malik, ubu none aha tuyibonye ivuye kuri Ubay ibn Ka'b, irimo n'akandi gace kindi nkuru nanone. Mu bindi bintu intumwa y'Imana yabwiye uyu musangirangendo, uyu musore Ubay ibn Ka'b, yaramubwiye ati nanone mu byo nahishuriwe, walau anna ibn Adam sa'ala wadiyan min mali, ati kandi kindi Ubay ibn Ka'b, umenye ko umuntu akunda isi, umuntu akunda umutungo. Imana iravuga iti iyo umuntu aramutse ansabye ikibaya cyuzuye umutungo, ikibaya cyuzuye amafaranga, ikibaya cyuzuye zahabu, fa ataytuhu nkakimuha, la sa'ala thaniya, yari kuzansaba icya kabiri yakinsaba nkakimuha, nakimuha la sa'ala athalith, yari kuzasaba icya gatatu. Intumwa y'Imana iti wala yamla jawfa ibn adam illa turab walan yamla afahu illa turab, atariko mu byukuri igihaza umuntu mu buzima bw'ano ku isi nta kintu usibye igitaka. Allahu akbar. Urupfu buvanywe mu Islam, wari wese ahaga aruka apfuye. Ibi ngibi ni message ku burebure Ubay ibn Ka'b arimo kutubwira. Ariko intumwa y'Imana ibwira Ubay iti wa yatubu Allahu ala man tab, hari icyizere kuko Allah subhanahu wa ta'ala azababarira uzamwicuzaho akanamusaba imbabazi hano ku isi. Wa inna dhalika ad-dinu 'inda Allahi al-hanafiyya, hanyuma idini nyayo imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala ni idini yo guharanira ubumwe bwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala no kwirinda kumubangikanya n'icyari cyo cyose. Al-hanafiyya, iri jambo al-hanafiyya ninde muntu ryumvishije, aribwo ninde muntu ugeze kuryumva mbere yaha ngaha. Al-hanafiyya millata Ibrahim hanifa, murarizi iryo jambo muri Qur'ani. Iri jambo hanifan risobanura iki? Niryo riturukaho iri jambo al-hanafiyya. Risobanura iki rino jambo? Muri iyi sura rivugwamo hunafa, turaza kuza kuribona. Naam, al-hanafiyya ni iki? Tafadhal haji. Naam, al-hanafiyya millata Ibrahim hanifan wama kana min al-mushrikin. Al-hanafiyya ni Islam rero, Islam mu buhe buryo? Mu buryo bwa tawhidi, bwo kumenya ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Reka mbabwire, mwari muzi ko mubare munini w'abantu binjira muri Islam binjiramo kubera la ilaha illallah? Mwari mubizi icyo kintu? Ngiye nakoze n'ubushakashatsi nsoma n'ubundi bw'abanyaburayi, abantu mubare munini w'abantu binjira mu Islam kubera la ilaha illallah. Islam ivuga ko al-hanafiyya, hanifa, Islam ivuga ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Icyo kintu ni kiri simple kandi kiranumvikana. Abantu benshi mubare munini w'abantu babaye abayisilamu kubera la ilaha illallah, kubera ko yafataga la ilaha illallah akayigereranya n'abandi Imana yavuze ngo laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithun thalatha, ngo barahakanye babandi bavuze ko Imana ari ya gatatu muri Imana zingahe? Eshatu. Ibi bintu biconfusing abantu benshi, bakavuga bati ni gute hari Imana eshatu hanyuma iyo dukwiye gusenga akaba ari imwe muri eshatu? Ebana bakabaho bari confused, bahura n'umuntu uzi gusobanura la ilaha illallah bakavuga bati naam, ibi ngibi bifite injyana. Al-hanafiyya ni ukugaragira Imana imwe rukumbi, akaba ariyo duharira amasengesho kandi tukamenya ko ibitariyo byose ari ibiremwa. Millata Ibrahim niwe wa mbere waharaniye icyo kintu kandi arakirwanirira. Murabyibuka Ibrahim alayhi salam, muzasome Qur'ani murebe. Ibrahim yarabyirutse ari umwana muto, abyirukira mu muryango w'abantu babazaga ibigirwamana, w'abantu basengaga ibigirwamana, kugira ngo Qur'ani imwite hanifa. Noneho Ibrahim ko agira ubwenge, ibyo bintu arabihakana. Ari umwana muto abwira abantu bakuru ati ibi ntibikwiye kuba Imana, ibi bintu ntabwo ari Imana. Imana irahari, nanjye sinyizi, sinari nayimenya, ariko mu by'ukuri ibi musenga ntibikwiriye kuba Imana. Ibrahim baramubwira bati izi ni imana zawe, twabyirutse ari imana za ba data, nawe zikwiriye kukubera Imana.
Ibrahim arababwira ati wapi ibyo biteze kuzambera Imana. Ibrahim arababwira ati ngomba kwiha umwanya nkatekereza kuri Allah, nkatekereza ku Mana nyayo ni yihe. Icyo kintu mukizi kuri nde wundira cyo kwiha umwanya agatekereza ku Mana, mukizi kuri nde? Mukizi kuri Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana igeze mu myaka 39 yajyaga mu bufumo bwitwa gute? Gharu Hira. Nta kindi cyabaga kimujyanye no gutekereza ku isi, no gutekereza kuri Allah, no gutekereza ku Mana. Kandi ntabwo yari informed, nta na kimwe kigaragaza Imana yari yarabonye aho ngaho. Ariko noneho kuriya kujya mu buvumo kwe, kuriya kujya muri Gharu Hira, nta kindi kintu yakoraga usibye gutekereza ku Mana, nk'uko na Ibrahimu muri iyo myaka mito nawe yatekereje ku Mana subhanahu wa ta'ala. Ibrahimu bigira nimugoroba arimo gutekereza ku Mana, yabaye confused. Ari confused, yibaza ngo ubusa Imana ndaza kwimenya ibi bintu data baza, ise bamwitaga Azar, ibi bintu data baza bigi binabwa ari Imana byo namaze kubihakana, ariko ndashaka ngiya nyayo ndayimenya nte. Kera kabaye nimugoroba ukwezi kurarasa, abonye ukwezi aravuga ati mbonye Imana none wakabye. Ati yiyo niyo iyi ni Imana. Basi ubwo joro ryose yari yishimye ko yabonye Imana. Biragenda bibaho ukwezi arakureba, murabizi ukwezi kuba kurimo kwitambukira, kuba kurimo kwigendera, ashize akanyabona kurarenze mu ijoro nyine gicuku kiranisha, aravuga ati wapi ubuse iriya ko yari Imana ikabigiye, ubuse nsigaye ndi uwandi. Avuga ati ntago ishobora kuba Imana. Ebana aruhukaho gakeya, bigeze mu gitondo cya kare abona ikintu cy'umutuku kiracanye, burasirazuba kirazamutse, cy'uruziga gitukura kinini cyane. Qur'an iratubwira iti falamma ra'a ash-shamsa, abonye izuba mu rukerera. Urumva nyine harimo no kubera yari umusore ukiri mutoya, abonye izuba mu rukerera aravuga ati hadha rabbi, Imana nari narabuze ndayibonye, hadha akbar, iyo ni nikirengera rutana kwa kwezi kwa nijoro kwari kwandangaje. Ebana izuba riramukaranga, bigera saa sita urumva yiri umunsi wose yishimye ko yabonye Imana. Ariko kera kabaye murabizi izuba ntago ryicaraho ngo rigumeho, byaragiye. Falamma afalat, izuba ryararenze, atangira kugenda asitara mu migina, aravuga ati wapi iriya Mana nayo irarenze, nta Mana nayo. Azamura ibiganza aravuga ati Mana nyagasani ndakuzi kuriho aho uri hose. Mana nyagasani ndagusabye kugira ngo unyobore unyiyereke. Icyo rero nicyo cyari igihe nyagasani subhanahu wa ta'ala yohereza marayika Jibril akamubwira ati Allah subhanahu wa ta'ala nuyu nawe uruyu. Ibrahim arabimenya, amenya Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala ukuri ko kwimenya, amenya Imana nyayo. Aha rero al-Hanafiya, kuba Ibrahim alayhi salam yaranze kwemera ibigirwamana nk'Imana hakiri kare, urumva niwe muntu wa mbere waharaniye ko Allah subhanahu wa ta'ala ari umwe rukumbi, kandi anahakana ibigirwamana. Iyo ngiyo ni nayo Islam. Igihe kimwe bya bigirwamana ise yari yarushije aho ngaho mu rugo, urumva Ibrahim azimana yamaze kuyimenya Imana, yaramwibwiye. Marayika Jibril yaramubonekeye, yaramwibwira n'ubutumwa n'izindi information nyinshi ko Ibrahim yari intumwa. Byose Ibrahim ari aware w'Imana nyayo noneho iyariyo. Igihe kiragera Ibrahim alayhi salam ari umusore mutoya, bari abantu biwabo basengaga ibigirwamana baza kuza, hari ubukwe bari bafite cyangwa iminsi mikuru bagombaga kujyamo. Arirwaza aravuga ati ntabwo ndi bushobore kujyana namwe. Arangije afata bya bigirwamana byabo arabisenya, amaze kubisenya aragenda ariryamira. Amaze kwiryamira, ubwo ni nacyo gihe cyo gutangira gukora ibwiriza butumwa. Amaze kwiryamira baraza basanga uwahingutse bwa mbere yaraje, asanga amaboko yabyo n'intoki zabyo binyanyagiye mu mbuga. Arangije asiga kimwe, yafashe kimwe kinini cyarutaga ibindi acyambika ishoka. Arangije yegera mu buriri kwiryamira nk'umuntu urwaye, kuko yari yanze kujyana nabo babwira ko arwaye. Barangije baragaruka, bahageze nta wundi muntu bagombaga kubaza utari we. Baraje baramubaza bati ya Ibrahim, man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim, ninde muntu wadusenye ibigirwamana, wadusenye Imana zacu, ninde muntu wazisenye yewe Ibrahim? Ibrahim arababwira ati nge nababwiye kare ko ndwaye, fas'alu kabiruhum, mugende mubaze kiriya kinini cyasigaye gifite ishoka, gishobora kuba aricyo cyagize umujinya kigasenya bigenzi byacyo, nimugende mukibaze. Yongeraho akandi kandi aravuga ati in kanu yantikuna, niba kiri buvuge. Baramubwira bati none se kuva ryari kivuga? Arababwira ati none se mwe musenga muti ibintu bitavuga. Baravuga bati rero ubwari ukurimo kuvuga nta wundi ni wowe,
nta wundi ninde ni wowe bafata umwanzuro ko ari wowe kandi bavuga uti tugiye kuguha n'igihano nta muntu n'umwe uzigera akinisha gukora ku bigirwamana byacu nyuma yawe. Ibrahim arababwira ati nta kindi kintu nababwira, igihano cyanyu ndagitegereje. Baragiye bacana umuriro, nta bushobozi bari bafite bwo kumujyana muri uwo muriro, bamurasiye kure mu migozi niyo yamunazeyo. Igihe Ibrahim alayhi salam yari mu kirere, Nyagasani subhanahu wa ta'ala yaganirije umuriro. Tekereza ko Imana yabwiye icyo umuriro, yarabwiye ati uramenye utwitse byinshi, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Uyu munsi ugomba gukora binyuranije n'uko ukora. Wibesha hari ibintu utotsa ushobora kotsa Ibrahim. Kuni bardan, ugomba kuba imbeho. Imana igarukiye aho ngaho uzumurira icyo waba icyari cyo, ugezemo nanone wahita ukangarana. Imana yongeye irindisha biravuga ngo wasalama, ntabwo ari imbeho yo guhura umuntu, ni imbeho y'amahoro. Ni ukuvuga ngo nta kirima yari yabaho nziza mu mateka y'isi nta kirima yo muri uwo muriro. Uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Abo ni abantu bari bazi Imana subhanahu wa ta'ala, bakiringira Allah mu bikorwa byabo bya buri munsi, baramumenya. None abantu muri iki gihe umuntu azi Imana ahuzagurika, umuntu baratora zana akajya gusari arwara akajya ku mupfumu. Urumva atari uguhuzagurika uko si uguhuzagurika. Ibrahim alayhi salam yaragiye agera mu muriro, agezemo ahasanga kirima nziza. Umuriro waragurumanye, baricara bavuga bati abana wihangane kabisura mwana wawe yaraturembeje n'ibigirwamana byacu. Bagiye kubona umusore asohotse mu muriro yihungura ivumbi, bati abana bakureke bazagira umunyura kubaza, genda ukora ibyaha. Imana rero Nyagasani subhanahu wa ta'ala ikomeza muri aya kabiri ivuga iti rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Intumwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala yohereje, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa iturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yatlu suhufan mutahhara, isomera abantu igitabo gitagatifu cya Qur'ani. Iki gitabo gitagatifu cya Qur'ani ngo mucyumve. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا وما يتلوه من القرآن العظيم. إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ndetse n'imirongo mitagatifu ya Qur'ani isomera abantu, alladhi huwa muktatabun fil mala'i al-a'la, kuko musanzwe muzi neza ko imirongo ya Qur'ani ifite ahandi yanditswe hatari muri Qur'ani yige dusanzwe tuzi. Hari igitabo Imana yita Lawhul Mahfuz. Lawhul Mahfuz murayizi? Lawhul Mahfuz ni igitabo kibitseho amakuru yose n'ibintu byose n'ibitabo byose bya Nyagasani subhanahu wa ta'ala niho biri. Ni naho Malaika Jibril alayhi salam yakuraga Qur'an. Nk'uko imeze nonaha yajyagayo agakorayo igice Allah subhanahu wa ta'ala mubwiye kumanura, akagifata uko kimeze akaza akagiha intumwa y'Imana, akanamubwira adresse, akamubwira ati mirongo 2 nzanye ni ya suratul Baqara, umurongo uyu n'uyu ikurikirana niyi. Uko niko Qur'an yahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi suhuf Imana yanavuze nanone aho Lawhul Mahfuz ndetse naho ibitabo bitagatifu byo bakamane bibitswe, iravuga iti fi suhufi mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara. Aha hose niho hari Nyagasani subhanahu wa ta'ala yavuze Qur'ani ibitswe mu buryo buzira umuze, ndetse siyo yonyine n'ibindi bitabo mu rundi rurimi Qur'ani hita Lawhul Mahfuz. Fiha kutubun qayyima, aho kuri Lawhul Mahfuz Qur'an natubwira iti أي في صحف المطهرة كتب من كتب الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله. ibitabo bizira ikosa, bizira kwivuguruza, bizira kwibesha, bizira inenge. Rasulullah yatlu suhufan mutahhara yadhkuru al-Qur'ana bi ahsani dhikr. Intumwa y'Imana yigisha abantu Qur'ani, kandi Qur'ani nanone muziko amazina yayo harimo izina adh-dhikri, n'urwibutso, ikibutsa abantu ibyo bagomba gukora, ikibutsa abantu n'urwibutso, yibutsa abantu ibikorwa byiza bakwiye gukora ndetse n'ibibi bakwiriye kugendera kure. Noneho Nyagasani subhanahu wa ta'ala agasobanura ya aya ya mbere rya jambo munfakina muri no aya, aravuga ati wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Kandi abahawe igitabo murabibuka bo kugiye cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babandi navuze ko bacitsemo ibice bibiri. Igice cy'abemeye intumwa y'Imana murakibuka nakivuze,
kubera ko basanzwe bayisoma he mu bitabo byabo n'igice cy'abahakanye intumwa y'Imana. Aha rero Imana iti wama tafarraqa alladhina utul kitab, abo bantu ntibari barigeze bacikamo ibice. Ahlul kitab ntibari barigeze bacikamo ibice illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, usibye igihe Qur'an yamanukiye. Qur'an imaze kumanuka n'intumwa y'Imana igatangira kwigisha ubuislamu, nibwo bahise bacikamo ibice. Igice kimwe kiravuga kiti twemeye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubera ko ukomeze ni nako tumusoma mu bitabo byacu, ikindi kiranga kirahakana. Abo bahakanye rero ni kufar n'abahakanye. نعم ولا تكونوا قرآن تجرتي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. طيب hari ikintu gihari aba ahlul kitab bibesheho kugiye kinumwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagira ngo kurikire bibeshe kuki. Icyambere bari abantu ntibigeze baba ababangikanya Imana ngo basenga ibigirwamana nk'abandi, siko bimeze. Ahubwo icyo bakoraga niki, bageragezaga gusenga Imana mu bumenyi buke bari bafite budaheruka intumwa, ariko bagendeye ku bitabo byo bari bafite nabyo bitakira umwimerere, sibyo ra? Abo bantu bivuze ngo bashakaga Imana, siko bimeze. Binavuze ngo bakundaga iki? Imana. Ariko se Imana yohereje intumwa ku kibayanze. Imana yohereje intumwa ikazi kabibwira ikabereka n'ibimenyetso ko ari intumwa ku kibayanze. Imana yohereza Qur'ani, barayisoma barayumva banayibonamo ubutumwa bugaragaza ko atari igitabo gihimbano ivuye kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala, ku kibanza kuyemera. Ni nayo mpamvu hano Imana itubwira iti wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, nimuzamere nk'abari abantu bari mu murongo mwiza mbere bumva bashaka Imana, ariko mu buryo butari bwo. Nibaheruka intumwa, ibyo bakwiye gukora ntibazi niba ariko bikwiye gukorwa, niba basenga ntibazi niba ariko intumwa zasengaga. Noneho bo nk'aho bakwemeye intumwa y'Imana iri bugufi yabo yari ije ikanabiyereka mu bimenyetso nyabyo, barangije barayihakana. Imana iti nimuzamere nk'abariya rero, kubera ko bariya kuba barahakanye intumwa y'Imana bariho bashaka Imana, babonye intumwa nyayo bakwiye kwemera barayihakana. Imana iti lahum azabun azim, bafite igihano gikomeye ku munsi w'imperuka. Yani aba bantu bari baranze kuba babangikanya Imana, baguma ku bitabo bya kera, babonye Qur'ani niyo bagombaga guhita bakurikira kuko niyo ya bugufi, kandi bari bamaze kubona n'ibimenyetso simusiga ko ari igitabo bari baranahanuriwe ari nacyo. Urumva ko batarayemeye, ibyo byatumye Nyagasani subhanahu wa ta'ala babaramu bahakanye. Imana ikatubwira iti walahum azabun azim. Qur'an ikatubwira iti wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, nta kindi bategetswe usibye gusenga Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din, bayereza idini yayo, bereza Allah idini y'Ubuislamu. Wama umiru illa liya'budu Allah, nta kindi bategetswe kitari ugusenga, kitari gukorera ibada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada mu murongo wa Qur'an Imana yaravuze iti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nta kindi naremeye abantu n'amajini usibye kungaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo nshingano ya mbere y'umuntu gusenga Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Bivuze ngo umuntu uriho utazi inshingano ze, ko Imana yamuremye kugira ngo ayisenge, ko Imana yamuremye kugira ngo atange zaka, ko Imana yamuremye kugira ngo asari, ko Imana yamuremye kugira ngo ajye Maka, ko Imana yamuremye kugira ngo atange sadaka, ko Imana yamuremye kugira ngo akore ibikorwa byinshi, ibikorwa bya ibada turaza kuza kubisobanura. Uwo nguwo umuntu utazi icyo kintu aba ari mu gihombo. Imana iti wama umiru, icyo abantu bategetswe ni ikihe? Liya'budullaha, gusenga Imana mukhlisina lahu din, bayereje umutima, basenga ibtigha'a liwajhi, kubera gushaka impuhwe za Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Al-ibada, iri jambo gusenga ninde urizi ku burebure ngatubwire? Ma hiya al-ibada? Ibada muri Islam iyo tuvuze ibada niki? uzi ibada nini? Naam, tafadhal. Igikorwa icyo ari cyo cyose ukora gishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasoje? Birahagije. Igikorwa icyo ari cyo cyose, mu Islam baratubwira ati, haje baratubwira ati igikorwa ismun jami'un, igikorwa icyo ari cyo cyose likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu,
igikorwa icyari cyo cyose ukora Imana ikunda ikanakishimira, icyo gikorwa ni iki? Ni ibada. Min al-aqwali, waba ugikoresheje ururimi, wal af'ali, cyangwa ugikoresheje amaboko, al-zahira, hari ibikorwa bigaragara bishimisha Allah, wal batina, hari n'ibikorwa bitagaragara bishimisha Allah, nko gusingiza Imana subhanahu wa ta'ala. Umuyisilamu ashobora kuba ari gusingiza Imana ntitubimenye, sibyo ra? Ibyo bikorwa byose ni ibada. Ariko kugira ngo bibe ibada, Imana yongeyeho akandi kantu muri iyi sura, mukhlisina, ugomba gukora icyo gikorwa ugikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ufite ikhlas. Hatta ma taj'aluhu fi imra'atik, niyo waba urimo kugaburira abana bawe uba ugomba gushyiraho iniya. Iri jambo ikhlas nicyo rivuze, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, nta kindi bategetswe kitari gusenga Imana no kugaragira Imana, bakora ibikorwa byiza Imana yishimira, bakora ibikorwa byiza Imana yabategetse, ariko babikoze kubera yo. Ndagira ngo nkubwire ngo bavandimwe b'Abayisilamu, niba ugiye kurihira umwana ishuri, mwarabonye ukuntu amashuri ahenda, niba ugiye kurihira umwana ishuri ntuzabikore gusa kubera ko uri se. Kubikora gusa kubera ko uri se ntabwo uzi ukuntu ibada zikorwa muri Islam. Ugomba kwicara ukavuga uti Imana nyagasani, banza wumve icyo Imana izaguhembera. Ntabwo ari gufata umwana ukamujyana ku ishuri gutya gusa. Ikintu Imana izaguhembera ni iki? Iniya na ikhlas. Ugomba kwicara ukavuga uti Allah, kubera ko uyu mwana wamumpaye kavukira iwanjye, kaba ari umwana wanjye, ukaba waranampaye riziki, ukaba waranantegetse kumukorera nk'umubyeyi, mujyanye ku ishuri kubera wowe, kandi nzabisanga ku minzani yawe y'ibyiza. Icyo ngicyo kirandikwa muri ibada, ni inshingano yawe, ariko wumve mbere yo kugikora ibyo wanje kuvuga. Urabyumvishije? Bitandukanye no kumufata ukagenda wiciraguraho. Amashuri y'iki gihe abana kuzaza n'amanota abiri uzabureba. Ibada nagaruka uko zikorwa. Ugomba kubanza ugashyiraho iniya, ukavuga uti Imana nyagasani, uyu mwana mujyanye kwiga kubera wowe, kandi nzi neza ko ubumenyi ni kumwigisha buzamushoboza kugukorera, niyo butamushoboza kugukorera buzanamushoboza kubaho, kandi nzabisanga ku minzani y'ibyiza byawe. Ukabanza ugashyiraho iyo close ni itume igikorwa kiba ibada. Iyo urimo kubikora wiciraguraho nk'inshingano gusa, biba birimo gupfa ubusa. Naam, icyo ni kimwe. Hari n'ikindi, no guhaha nuko. No guhaha nuko, iyo urimo guhahira urugo rwawe ntabwo wicara ngo uvuge ngo ushobora kugenda wakinjira nko muri busheri wareba nk'isamaki ukabona ni nziza, ntupfe kugura gutyo gusa ukavuga uti Imana nyagasani, umuryango wampaye ntuheruka agasamaki reka nkagure mashallah. Icyo ngicyo cyandikwa muri ibada automatically. Imana rero iti wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Tayib, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadith yakiriwe na amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, intumwa y'Imana avuze ngo icyo avuze ngo innamal a'malu binniyat. Ni kindi kuvuga ibikorwa bigira agaciro bitewe n'iki? Ni niyya. Ntabwo ari ukugikora gusa kubera ko ari inshingano kugira ngo birahagije kukibona amathawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ibyo uzahemberwa igihe cyose n'ibyo wagiriye iki? Iniya, ibyo wagambiriye. Wabyumvishije? Ugomba kubanza kugambira. Ni igikorwa cyiza ariko kiri no mu nshingano zawe, ariko ntuzakireka ngo kigende gutyo. Ugomba kugihuza na nyagasani subhanahu wa ta'ala. Ukaba ufite nk'umwana wa murumuna wawe cyangwa umwana wa mushiki wawe, mushiki wawe akagusaba nk'inkunga kuri minerval, ntumwoherereze gusa kubera ko ari mushiki wawe. Uramwoherereza kubera ko ari mushiki wawe, ariko wowe urabizi ko ni na ibada urimo gukora. Ukavuga uti Imana nyagasani, kubera ko wadutegetse ukaba uzanaduhembera silatul rahim, kubanira neza imiryango, gufasha mu miryango yacu, gufasha abo muri famiye zacu, no gufasha abandi bose. Kubera iyo mpamvu Imana nyagasani, umwana wa mushiki wanjye muhaye iki, mufashije iki, kandi nzagisanga ku minzani y'ibyiza byawe. Icyo gikorwa uzacyasanga, nta nzira yo kutacyasanga. Imana rero iti hunafa, rya jambo hunafa waribonye ngiri. Hunafa, ibyo ukabuzi kuri kubikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, nta kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Wa yuqimus salata, isala bavandimwe b'Abayisilamu, isala ni ikintu gikomeye cyane. Wa yu'tu zakata, izaka ndaje mbigarukeyo mu kanya.
wadhalika dinul qayyima, iyo ngiyo niyo dini ihagaze neza. Bavandimwe b'Islam, al-iman, imani ntabwo ari ukwemera gusa. Ma huwa al-iman? Kwemera niki? Al-iman, imani yuzuye ni iyihe? Ndashaka umuntu tubwira imani noneho. Hano harimo abayisilamu mashallah bagiye baduha definition, taarifu zitandukanye zano material technique. Imani niki? Tafadhal. Izo ni inkingi za imani. Ariko mbere y'inkingi imani ubwayo niki? Al-iqraru bil-qalbi, kwemera mu mutima. Kwemera mu mutima. Al-imani ni ukwemera mu mutima, ukabanza ukemera ikintu mu mutima nta gushidikanya. Wal-qawlu bil-lisani, ukanavugisha ururimi. Kuvugisha ururimi ni mubizi, kavuga uti ashhadu an la ilaha illa Allah, wabanje urabyemera mu mutima wawe, urangije uranabivuze. Icya gatatu ni ikihe? Wal amalu bil jawari, no gushyira mu bikorwa, gukora no gukora. Ni ukuvuga ngo imani izira isala nta kintu izafasha umuntu, imani izira zaka nta kintu izafasha umuntu, imani itarimo suratul rahim nta kintu izafasha umuntu, imani itarimo ibikorwa bindi bikorwa ni ingenzi bavandimwe b'Islam. Ariko noneho kubw'impuhwe za Nyagasani subhanahu wa ta'ala, kubw'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, abantu wenda bazaba bafite imani baremeraga Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko kumwemera nta no kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose, kubw'impuhwe ze ku munsi w'imperuka hari ubwo azabagirira impuhwe bajye mu ijuru baramutse nta n'ikindi kintu bafite bakoze. Ariko ibyo ngibyo urumva ni inyuma y'abandi. Ni nka kwa kundi kera abantu bashobora kujya nko kuri stade bagiye kureba umupira, bakagenda baba bari nko kuri stade, hakaba hari umuntu udafite amafaranga yo kwishyura, agategereza iminota 15 ya nyuma akavuga ati reka nanjye ninage. Ntabwo wabimenya. Ushobora gusanga Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kukururira ibikorwa akavuga ati kubera ko utakoze ibi ntukore ibi. Hari hadith al-bitaqa murayizi. Hadith al-bitaqa, hadith y'ikarite. Hari igihe mvuga ikintu abantu bakagira ngo nugutebye cyangwa n'urwenya, ariko ntabwo mba ndi gutanga urwenya gusa, nafite ahantu ndi kubikura. Hadith al-bitaqa, abantu bazagenda bashirwa mu muriro ku munsi w'imperuka, bashyirwa mu muriro wa jahannam kubera kutagira isala, kubera kutagira zaka. Noneho uko abantu bazaba bari mu muriro, uko abantu bazaba bari muki, babasubiremo bagenda babaza bati wowe kuri hano bimeze bite, wowe kuri hano bimeze bite, wowe kuri hano bimeze bite. Avuga ati ngewe nta kindi kintu mfite usibye no karite gusa, ikarite gusa yanditseho la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, nta kindi kintu njye mfite, ni iki cyonyine gusa, iyo karite yonyine gusa. Imana ivuga iti umuntu wese ufite iyo karite mukuru mu muriro wa jahannam mumushyire mu ijuru. La ilaha illa Allah. Urumva la ilaha illa Allah ifite agaciro gakomeye. Al-amal bil jawarih, gukora ni ngombwa, kubera ko imani yawe nishobora kuzura izira ibikorwa, idafite ibikorwa bifite ikintu irimo kubura. Urumva abo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala ategeka bakurwa mu muriro kubera ko bafite noza bitaqatu la ilaha illa Allah, ikarita yanditseho la ilaha illa Allah gusa. Iyo hadithi irazwi cyane bayita hadithu al-bitaqa, hadithi ikarita. Bityo rero igikwiye no gutinya Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, tukemera Imana ariko tukanakora, tukamenya ko tugomba gukora. Al-ibada ni ibikorwa Imana ikunda ikabyishimira ni byinshi. Wa imatatul adha ani tariq sadaqa, gukure mu nzira ibintu bibangamira abantu. Urabona kwa kundi muri kaburimbo ukabona ahantu nka fuso yahagaze bahashize ibuye, bahashize nk'ibuye mu muhanda, uzurebe maskini abantu ukuntu bamera, fuso igahagarara wenda yapfuye, bakagenda mu ngo z'abaturanyi bagaterura ikibuye gifite nk'ibiro 20 bakakizana bakagitereka inyuma y'umupine wayo inyuma, kubera ko bari buhaguruke bajya imbere bakaza guhaguruka bakigendera, ntibibuke ko icyo kintu kigomba kuva mu nzira kubera ko kibangamiye abandi, gishobora no guteza impanuka. Idini y'Islam yatanze igisubizo ku bintu nk'ibyo. Wa imatatul adha ani tariqi sadaqa,
kwiha umwanya ugakirininga inzira abantu bakoresha, ugafata ikintu nk'icyo ukagikura mu nzira ukagishyira iruhande, ni isadaka ubutanze imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idini nk'Ubuislamu mwayikora ni hehe wakuri idini nk'Ubuislamu iganira mpaka ikaganira ku kintu nk'icyo? Imadatul adha ani tariqi sadaqa, kunyura mu nzira, amahwa yo mu nzira agenda asharura abantu barimo babyigana, ukiha umwanya muri nk'abayisilamu batatu mukavuga muti ari ahantu tuzakora umuganda, mukagenda mugatema ibyo bintu bigenda bisharura abantu ku nzira. Wa imadatul adha ani tariqi sadaqa. Imana rero nyagasani subhanahu wa ta'ala iti wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din, nta kindi abantu bategetswe usibye kugaragira Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala, bakora ibikorwa byiza Imana ikunda kandi ikanabyishimira, min al-aqwali, byaba ari imvugo, wal af'ali, cyangwa ibikorwa, al-zahira, ibyihishe ibigaragara, wal batina, cyangwa se ibyihishe, byose bakabikora hunafa, babikora bazirikana tauhidi, ko uwo babikorera ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, ntibakwiye kubikorera ikindi kintu kitari Imana. Wa yuqimu as-salat, bagakora n'ibindi bikorwa byiza birimo iki? Isala ni ya mbere, isala ni ya mbere. Mana muri Qur'an iravuze iti wa'mur ahlaka bis-salati, uzategeka bawe isala wastabir alaiha, kandi nawe uyihagarareho. Fala nas'aluka rizqa, ntabwo tuzagusaba amafaranga, nahnu narzuquka, nitwe tukugaburira. Niyo utanze isadaka ntabwo ari abo uyikeneye, isadaka uba uyitanze kugira ngo ize igire ibyo ikora, ariko ni wowe uyitangiye, ni wowe izagirira akamaro ku munsi w'imperuka. Kubera ko uramutse udatanze isadaka, fa inna allaha ghaniyun alim, Imana ni umukire. Imana iti wadhalika ad-dinu al-qayyima, yongiyo niyo dini nyayo. Imana iti innal ladhina kafaru min ahli al-kitab, iyi aya mwayisobanukiwe ariko abahakanye mu bahawe iki? Ukanazirikana ko barimo ibice bibiri, abahawe igitabo barimo ibice bibiri. Hari ababonye intumwa y'Imana baravuga bati uko imeze niko twayisomaga mu bitabo byacu, barayemera, abo ni abemera Imana. Muri bo hari n'ababonye intumwa y'Imana baravuga bati nubwo ari uko imeze ariko turayihakanye, abo ngabo baba iki? Abahakanyi mu bahawe igitabo. Imana iti wal mushrikina, n'ababangikanyamana, babangikanyamana nabo twabaganiriyeho n'ibikorwa by'ibangikanyamana turabibona mu magambo makeya. Fi nari jahannam, fi nari jahannam, abo bantu bazashyirwa mu muriro wa jahannam ku munsi w'imperuka, iherezo ryabo ni mu muriro wa jahannam ku munsi w'imperuka. Khalidina fiha, bo bazawubamo ubuziraherezo. Ibi bitandukanye n'iki? Bitandukanye n'abemera Imana bafite iriya kadi ya la ilaha illallah. Hadithul bitaqa murayibuka? Bitandukanye n'abemera Imana bafite iriya kadi ya la ilaha illallah, kuko Imana izatanga oda yo gukora mu muriro wa jahannam umuntu wese ufite iyo karita. Niyo mpamvu uku kuba mu muriro ubuziraherezo biri kuri aba bahakanye intumwa y'Imana Muhammad, bakanahakana Qur'ani, naba babangikanyaga Imana subhanahu wa ta'ala. Imana iti fi nari jahannam, bazajya mu muriro wa jahannam, khalidina fiha, babemo ubuziraherezo. Ulaika hum sharrul bariya, kandi abo nibyo biremwa bibi. Kubera iki? Imana subhanahu wa ta'ala yarabaremye, bo bayitura kuyihakana no kwanga kuyemera. Ku rundi ruhande, innal ladhina amanu, babandi bemeye iki? Bemeye Imana subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadu rasulullah, banemera izindi ntumwa zose Allah subhanahu wa ta'ala yohereje. La nufarriqu bayna ar-rusul, ntabwo twebwe muri Islam tuvangura intumwa, ntabwo tuvangura intumwa zose Allah subhanahu wa ta'ala yohereje zose turazemera, tuzemera uko Allah yazitubwiye. Ulul azmi min ar-rusul, izababaye kurusha izindi murazizi 25 nigeze kuzivuga. Izo ntumwa zose turazemera. Ibitabo byose Allah subhanahu wa ta'ala yohereje byose turabyemera, nta na kimwe dukuyemo. Tukanemera ko Qur'ani nicyo gitabo cya nyuma, kandi kinagendanye n'ishariya ya nyuma, amategeko ya nyuma Allah subhanahu wa ta'ala yari ahaye abatuye ku isi, kandi yo bagomba kugenderaho. Hanyuma Imana iti rero innal ladhina amanu, abemeye, wa amilu salihati, bagakora n'ibikorwa byiza. Icyambere mu bikorwa byiza kibimburira ikindi ni ikihe? Isala. Icya kabiri izaka.
bavandimwe b'Abayisilamu dufite ikibazo kuri zaka. Murabizi ko dufite ikibazo kuri zaka? Murabizi ko dufite ikibazo kuri zaka? Dufite ikibazo kuri zaka. Naam, dufite ikibazo kuri zaka. Ikibazo dufite kuri zaka ni iki? Nuko amafaranga n'imitungo byinjira Umuyisilamu yinjiza ku mwaka, abakwiriye kubibarurirwa akareba niba byujuje igipimo cyo gutanga zaka nayo akayitanga. Kandi zaka ntabwo ari nini, ntabwo ari ikintu kigoranye mu by'ukuri. Ni kinini. Ibaze inote y'ijana niba zaka yayo ari 2 n'urumiya, ibihumbi 10 ushobora kugurwa ni 250, miliyoni n'ibihumbi 25. Naam, reka Bilal turazana ubundi dukomeze kuri zaka inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا طيب, ubwo rero tugarutse kuri zaka, urabona ko Imana yahaye agaciro gakomeye cyane zaka. Zaka kimwe ni sala. Naam, as-salatu wa zaka. Zaka rero navuga isala nta kibazo kinini tuyifiteho. Abayisilamu rwose ubona isala turayitabira, ariko byagera kuri zaka nidushaka kumenya amategeko yayo, yewe n'ababashije kuyamenya ntibatanga zaka. Niba ufite miliyoni y'amafaranga kuri account, umwaka ukarangira iyo miliyoni uyifite cyangwa uyifite muri business, iriya miliyoni itanga zaka. Havamo 25,000 bikishyurwa zaka. None se ufite iduka, niba ufite iduka ririmo igishoro kigejeje ku gipimo cyo gutangirwa zaka, iyo ufite iduka wegera abantu babara zaka, ukabamurikira iduka ryawe bakakubarira, bakakubwira bati iduka ryawe dukurikije imari irimo turabona ritarageza igihe cyo gutanga zaka.
ariko niba ririmo igishoro na kapitali igejeje nisabu ni igipimo cyo gutangira gutanga zaka, umwaka washira wawe utangiraho zaka, umwaka wawe niba ushize ugahamagara abantu babara zaka bakaza bakakubarira, ukabaha cyukwiriye gutanga kuri zaka. Hanyuma rero zaka nkuko mubizi no kugiye cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akazi kayo ntabwo ari kuyitanga gusa. Zaka Imana yagennye uko itangwa, igena igipimo cyayo, igena abo ihabwa nuko ibahabwa. Ibyo byose rero nta na kimwe kiba kigomba kugenda biguru ntege kirimo. Abatanga zaka bakwiriye kuyitanga, abayisarura bakayisarura, abayihabwa kandi Imana yavuze bakayihabwa, kandi bakayihabwa mu buryo Imana yayivuzemo. Bivuze ngo umutungo wa zaka ubikwa mu nzira yawo itandukanye n'ibindi. Byose rero ni ibintu inshallah abayisilamu bakwiriye kwigishwa bakamenya, ariko iyi nkingi ikwiriye kwitabwaho kubera ko twarayiterera. Inkingi indi nanone abayisilamu batereranye ni inkingi ya hija. Inkingi ya hija yo muranayizi yo iranakomeyemo ukuntu Imana yaravuze ngo liman istata'a ilayhi sabila, kubifitiye ubushobozi. Ariko reka nkubwire koko ubuzahagarara imbere y'Imana usobanura ukuntu hija ya miliyoni 5 yakunaniye, umuntu none ashobora kuguhagarika hariya yakubaza ukavuga ngo inzu yanjye ifite agaciro ka miliyoni 20, uzahagarara imbere y'Imana koko uvuga uti ngenda nararebye nsanga nta bushobozi nari mfite bwo kujya Maka. Kandi none aha umuntu akujyanye iwawe akakubwira ati nkuhangahe, wambwira uti wallahi utamaye miliyoni 30 nabona ntabwo ikibanza cyanjye cyangwa inzu yanjye. Urumva hatarimo kubeshya. Rero ibi ngibi Imana irabizi. Uzasome suratul Baqara urebe ngo yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Abantu bakeka ko barushije Imana ubwenge kandi Imana ibibareba. Ushobora kwicara ngo uvuge ngo nta bushobozi ufite bwo kujya Maka, warashoboye kubaka inzu ya miliyoni 30 ukayirangiza ukarinda upfa utarigeze ujya Maka. Wabijistifia gute imbere y'Imana? Keretse niba uzi ko ari wowe uzi kubara wenyine. Iyo nkingi wanze kuyikora ku bushake, wari ufite inzira zo kuyiteranyiriza nk'uko wateranyije ukagura ikibanza, ntiwigeze ubikora. Umuntu umwe aza kuza kujya Maka, arangije araza arambwira ati runaka abantu uzi ko yarangije, nese yarakujije iki? Ngo yambwiye ngo watinyutse ujya Maka utarubaka. Nese wamushubije ngo kiramubwira ngo cyane nawe wubake niba ushaka amazu, njye nishakiraga kujya Maka. Uko rero niko ibintu bimeze. Kutwishyizemo ko dukunda isi, Imana ibitureba. Imana ibikureba rwose neza. Igihe kikagera ikintu kikaza kikagufata ahantu ukajya wirirwa wirukanka bikarangira upfuye. Imana ikakubaza iti bimeze bite uyu munsi? Wallahi reka nkubwire, uzasome Qur'an. Njyewe buri impamvu nahisemo, mfite ibintu byinshi nakigisha muri Islam, nahisemo gusobanura Qur'an no kuganira ku bintu bifitanye isano na Qur'an kubera ubutumwa bukomeye nayibonyemo. Reba nkino aya, umuntu nk'uwo aravuga ngo laula akhartani ila ajalin qarib. Iyi aya turayisoma nituyumve kandi twese izatubaho. Iyaba warusubije ku isi niyo byaba isegonda rimwe, uri mu maboko y'urupfu urasubira ku isi utese. Na koma n'iriya koma ya nyayo iyo bayigezemo ntugaruka, niyo ugarutse ntuvuga, ushobora kuvuga. Qur'an yandika gutyo, twe tubirabisoma tukabinyura hejuru. Qur'an yaravuze ngo umuntu nk'uyu yamaze kubibona ko ari mu maboko y'urupfu, aravuga ati laula akhartani, iyaba warunyerereje n'isegonda rimwe, fa asaddaqa wa akum min as-salihin, biraza kuza gukundira se. Anda kumbwira iti kalla ntanzi bihari, ibyo ufite ni ibyo jyana ibyo. Ikintu cyitwa zaka ntitugomba kuyibagirwa, kandi iratureba kandi izayitubaza, ibyiduhira n'ibizi. Ikintu cyitwa hija, iriya ni inkingi mu nkingi z'idini ya Islam. Umuntu agahamagarira abantu kujya Maka mpaka icyanga kikamurenga, abantu bakamwihorera bakavuga bati cyane
ما أنا رفضت لمن استطاع إليه سبيلا kuza ababishoboye. Hanyuma so uzi ko Imana itakuzi, kandi abazabishobora gukora hija muyipangire mukiri abasore, abazabishobora gukora hija muzayipangire mukiri abasore. Hija iyo umuntu ayikoze akiri umusore arayumva neza akanayiryoherwa akavuga ati na iyi ibada ndayikoze kabisa. Hija ni ibada isaba gukora umuntu ukiri umusore, n'abakuru barayikora, ariko ndakubwiye ntibigushobokeye ukiri umusore yipangire, kuko igihe ibintu byinshi abantu babigeraho ari abasore. Hija nayo bigushobokeye ukiri umusore yipangire hakiri kare ukiri umusore. Nunajya hariya nanone jya mubwira ko ikorwa n'imbaraga nanone hija. Still umusore niwe ayikora neza kurenza umuntu mukuru mu myaka, ayikora neza. Kandi hija irandikwa, ntuzatinye kuvuga ngo none najya impaka nkakora ibi, none najya impaka bikanyendekera gutya. Imana ifite umunzani, hija izayishyira ku munzani, tawuba zawe zishyira ku munzani, ibikorwa byiza wakoze bishyira ku munzani, n'ibibi bishyira ku munzani. Kandi tuzi ko ibyiza Imana irabigutuburira, ariko ibibi Imana ntibitubura, ahubwo iranabihanagura. Ntimubizi ibyo ngibyo bitewe n'ibikorwa byiza wakoze. Bityo rero zaka ntabwo igoranye nayo nkurikije uko idini ya Islam Allah yayidesigninze. Kuko niba umuntu ashobora kwicarana miliyoni kuri konti agatanga ibihumbi 25 gusa, urumva kudatanga zaka ni ubugwari, sibyo ra? Umuntu ufite miliyoni maze umwaka atigeze abura ibishyimbo, atarigeze abura inyama zo kurya, ngana nayikoreho, bakamubwira bati watanze ibihumbi 25 bya zaka, agahinda umushyitsi, si ubugwari. Hija nayo irashoboka. Kubera iki? Iyo ucunze umubare munini w'abantu ubona mu buzima bwa hano ku isi barapanga bagashobora gutunga ibinyabiziga. None se umubare w'abasilamu bafite imodoka, buriya zira modoka imwe muri zo uyigurishije ntiyakishyura umuntu hija, ko tutarababona bajya impaka. Urumva aho ngaho nta bugwari burimo, urumva nta kwikunda kurimo. Ni kurimo ra? Kwikunda kurimo. Umubare w'Abayisilamu 1,800 batunze amamodoka, abagiye impaka ni abantu 10, kandi buri modoka ifite agaciro kangana na hija. Ni sawa, ushobora guhera ku modoka nibyo, ariko bwa kabiri ukavuga uti nkuko naguze imodoka reka noneho mbishyira muri gahunda nzigamire hija. Reka nzigamire hija, buri kwezi nzajya mbika ibihumbi 100. Nta muntu ndi mideni ngo ndamwishyura, iyi ni konte ya hija, nzajya nyivirisa ibihumbi 100 buri kwezi. Icyo kintu koko uzavuga ngo cyarakunani? Ni ku muntu ufite ubushobozi, kubera ko abatabufite Imana irabazi by'ukuri. Byaba ndi kuganiraho ni kuba bufite ariko bigeze gutya mu kigare cy'abatabufite, uwo ngabo Imana irabareba. Barabufite ubushobozi bwo kujya impaka ariko bariyoberanyije, bazi ko Imana itabareba. Ni kimwe na zaka rero nayo nuko. Imana iti jazaohum inda rabbihim, abemera Imana nyabo abo twavugaga barangwa n'ukuri mbere ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Ibihembo byabo ni ibihe? Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, Imana izabagorera ijuru rya Edeni. Jannatu adnin ni ijuru rya Edeni, tajri min tahtiha al-anhar, ritembamo imigezi. Iyi migezi Imana yayivuze muri Qur'an. Muri iyi sura ninde muntu uzi iyo migezi Imana yayivuze muri Qur'an? Kuko aya muzayibona ahantu henshi muri Qur'an ngo tajri min tahtiha al-anhar, ritembamo imigezi. Ariko iyo migezi hari isura yavuzwemo ku burebure. Ninde uyizi iyo migezi? Ninde uyizi? Naam, tafadhal. Imana yavuze ngo iki? Dusomere ya Imam, dusomere imigezi Imana yavuze ngo iki? Naam, Imana yavuze ngo iki? حسبك. نعم جزاك الله خير.
Naam, Imana yavuze iyi migezi ivugwa mu zindi sura mu ijambo rimwe, ijuru ritembamo imigezi. Imana iyivuga muri iyi sura ku burebure, iravuga umugezi w'amazi na anharu mimma min ghairi asinin, amazi atandukanye n'aya hano ku isi, atabamo mikorobe, atabamo bakteria, atabamo biriya bintu bitera abantu indwara, amazi asukuye kandi meza yujuje ubuziranenge. Anharu mimma, Imana irabizi ko amazi agira ibibazo, iravuga ngo mimma min ghairi asinin, amazi adafite ikibazo na kimwe cy'ubuziranenge. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu, n'imigezi y'amata, amata nayo agira ibibazo byo gusharira, kumera uku cyangwa kuriya. Wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin, n'imigezi y'inzoga, abona ni kubari mu ijuru y'inzoga. Ntugire ubwoba, ntiwikange, inzoga ni haramu hano ku isi, ni halali mu ijuru nk'igihembo ku bakoze neza. Hari abantu bumva inzoga bagatekereza hano ku isi bakagira ngo ni jini harya bazita gute, zagira n'umuntu anywa akikaraga. Imana yaravuze ngo anharu min khamrin ladhatin lisharibin, ni inzoga nzima zujuje ubuziranenge zidafite ibibazo nk'ibya hano ku isi. Wa anharu min asalin musaffa, ubuki, uzareba ubuki bwa hano ku isi ukuntu bumeze, ubuki bwo umugezi w'ubuki, umuntu bakamuha igirasi y'ubuki, hano bumwe bwakurangiza igirasi y'ubuki, ngureba ko batakujyana mu bitabo. Ibyo rero ni ibinyobwa byo mu ijuru. Muri iyi sura Imana yavuze imigezi gusa, ariko muri surati Muhammad urumva Imana yayivuze ku burebure, ko nguko niko umuntu asobanukirwa Qur'an. Imana rero iti kuri aba bakoze ibikorwa byiza, khalidina fiha abadan, bazaba mu ijuru ubuziraherezo nta kuvamo. Radiyallahu anhum, Imana izabibishimiye, Imana yarabishimiye. Waradu anhu, nabo barayishimira. Dhalika liman khashiya rabba, iri herezo ryiza risa gutya ni kuri babandi babayeho mu buzima bwabo ku isi batinya Imana. Dusaba Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala iduhe kuba mu bayitinya bayumvira, kandi Imana iduhe n'umutima w'ukuri. Dukeneye umutima w'ukuri wavanwe mu Islamu, no mu Islamu umuntu akaba umunyakuri, n'imbere y'Imana ukaba umunyakuri, hagati yawe n'Imana subhanahu wa ta'ala. Imana izadushoboze rero kongera guhura mu isomo ryacu ry'ubutaha. Tuzaganira kuri suratu Al-Qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tuzaganira kuri byinshi mu bikubiye muri iyo sura. Ikintu gikomeye cyane tuzanaganira kuri iyo sura, suratul Qadr murayizi, iba mu laylatul qadr. Igikomeye tuzaganiraho cyane kuri iyo sura ni ikintu cyitwa igeno, al-maqadir, kubera ko Imana muri iriya sura ivugamo igeno rikorwa muri laylatul qadr mu kwezi kwa Ramadan. Bityo muri iryo somo ikintu gikomeye cyane tuzibandaho ni icyitwa igeno, n'ibice byaryo, n'amoko yaryo, n'igihe ribera, n'imbogamizi mu kuryumva. Izo details zose tuzaziganira Allah natugezaho mu isomo ryacu ry'ubutaha. Allah duhembere igihe tumaze tuganira tunicaye, kandi azakidushyire ku mizani y'ibyiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.